bari baratoranije nk'umudugudu w'abantu batishoboye. Aho ngaho i Nazareti niho Mariya yaratuye, niho famiye yari ituye. Ariko igihe kigeze kubw'ubushake bw'Imana, igihe kigeze kubw'imbaraga z'Imana, igihe kigeze kuko Imana itarobanura abantu ku butoni, igihe cy'Imana kigeze kuko itareba nk'uko abantu bareba, igihe kigeze cyo gutabara Isiraheli, igihe kigeze cy'Imana ntiyajya kubirebera mu bakomeye, ntiyajya kubirebera mu birangirire, ahubwo i Nazareti kuko yari irebyeyo umwari bita Mariya warahagaze neza mu by'Imana, warahagaze neza mu masezerano. Nuko byamugendekeye Mariya agirirwa neza n'Imana, imutunguza igitangaza mu bihe bitari byoroshye. Nagira ngo muhanurire Zakariya, Imana igukoreye ibikomeye, Imana igutunguje iki gitangaza muri uyu mwaka wa 2024. Imana iragushekeje kuko haleluya. Hari abahanzi benshi mu itorero Anglikani bagiye bagerageza kugira ngo uyu muhamagaro, erega ni umuhamagaro, biranga. Ariko mu gihe gikwiye, mu gihe Imana yavuze ugaragaje. Haleluya. Abantu badafite ishyari duhereze Imana icyubahiro. Nganyaza abakomeye, ng'intebe z'icyubahiro ngashyize hejuru, ashyize hejuru isuzuguro, ashyize hejuru umuntu utatekerezwaga. Mariya yarabatunguye, aravuga ngo niba wavuze ayo magambo mwanyaza intebe z'abakomeye. Imana ntirobanura abantu, ahubwo mu mahanga yose igira ite. Turi hano ku bwawe, igitangaza. Muri Anglikani niwe mbonye maze igihe kirekire muri iri torero, ariko Imana, haleluya, haleluya, Imana irashoboye cyangwa ntabishoboye. Hari abantu benshi Imana bigerageje bafite n'ubutunzi, ariko biranga, ariko ntabwo ijya yita kuri ibyo, yita ku mutima umenetse ushenjaguwe. Tuyihereze icyubahiro. Zakariya nta shyari mfite, mfite umunezero mwinshi, cyangwa ngo n'abandi bagafatiraho, kuko uba umugozi urawuciye. Ibintu byose birashoboka. Bigize biti, bigize bite, Ebeneze bivuga ngo Uwiteka aratuzaho. Iki ni cyo gihe duhereze Imana icyubahiro. Iki ni cyo gihe cy'Abanglikani, reka mbabwire iki ni cyo gihe cyacu. Mwabonye ahantu haza, mwahabonye, ariko reka ibintu birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka. Reka mbabwire, Imana yaratuzaho. Nabitegereje uko mwambaye, nabitegereje uko murimo musirimba, nabitegereje. Ayuwe, haleluya. Turashimira Imana kuko yatuzaho. Abantu bari muri iri teraniro Yesu yazahuye. Haleluya. Ndagira ngo tubanze dushimire Imana. Ndabona rimwe kabiri gatatu tuyihima abantu Imana yazahuye. Rimwe kabiri gatatu. Ebeneze, Imana twayikoreye tudafite gishyigikira. Imana twayikoreye tudafite abayobozi nk'aba bavuga ngo mukomeze mujye imbere. ngo kuko umwami Imana azantaba, kuko
kuko umwami Imana azagira nte kuko umwami Imana azantabara biragira nicyo gituma namwara reka babwire haleluya we yewe biringiye abana b'abantu bavumwe ariko biringiye Imana ishobora byose ngo niyo mpamvu ntamwara mu maso yanjye reka abantu benshi bategereje ko turira abantu benshi bategereje ko tugenda tukabapfukamira ariko reka babwire uwo gupfukamirwa ni data wenyine wo mu ijuru haleluya ajya bigenza neza tumuhaye icyubahiro yabigenza ngo niyo mpamvu ntagira nte iyo mwiteranye ngo ntabwo uzamwara ntabwo uzamwara ntabwo wahisemo neza iyi ni intego y'icyerekezo cyawe ufatireho kandi isaha honyine haleluya numva Imana imbwira ngo iri ni itangiro ry'umunezero wawe erega burya reka babwire ngimbabanza ngo kuko ngimbabazi ze ngo ziri kubamwubaha uko ibihe bihaye ibi intsinzi iri he umva muri cya gice twasomewe cya mbere mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ngo kuko imbabazi ze ziri kubamwubaha uko ibihe bihaye iki ntabwo ari uyu munsi